Nitwa Muhire Theogene, nkaba naramenyekanye ku mazina ya MT The Bullet. Nkaba nishimiye mu myaka 16 maze nkina skate, nkaba ari ubwa mbere nishimye cyane nserebuye, bantunguje gift nyinshi cyane kuri uyu munsi w'amavuko wanjye. Nkaba nshimira cyane cyane abantu dufatanyije muri karabu, nkaba nshimira abayobozi ba komite nyobozi ba karabu, abana batugira icyizere tukabaha ubumenyi, mbese ni ibintu byinshi byo kwishimira uyu munsi. Noneho nkanishimira iyi keke intunguye cyane, twari turangije umwitozo ngiye kubona mbona ije nka manu, mubirebye ishushanyijeho skate ntababeshye, ibi bintu byari inzozi najyaga mbibona muri birthday z'abana twajyaga tujya gucelebratinga b'abakire twigisha, ariko natwe turi abakire nimba twatangiye gukora ibyo abakire bakoze, ariko twakoze n'iruta iyo bakoze bo. Rero ni ikintu cyo kwishimira. Mwebwe murabona bidashimishije se? Rero Rwanda Bullet Skaters Club izaba ari umuryango munini mugari, uzaba icyitegererezo cy'abandi basketa bose. Uwundi muskate uzabishaka nyine guskatinga ajya abanza azatwigireho. Discipline yanyu igomeze ibarange, ndabashimira na discipline mugira, muri bakinnyi bagira discipline. Nshimira coach Tanga ishaka uri kudushyira ku mashusho kuri drone yiwe. Nshimira Gahigi, ngiye guhera ku bakuru, Gahigi Areni, nshimira Devota, nshimira Amaroma Nyakarundi, nshimira umukinnyi Nuru witwaye neza, mwese uwo bita Sandrine, Shema, Chadi, uracyari umwana we, uracyari na Charles. Nshimira na Cyusa, Amaji, hari uwundi navuze se, Yosua, Samuel na Bob Marire. Ndabona uyu nguyu wari Bob Marire yaba ku musatsi no ku myenda. Na King na Debora, mwese muri rusange, n'abataje muzi babarizwa muri Rwanda Bullet Skaters Club, bahombye kuba bataje kudufasha guserebura uyu mugati waturutse ahantu tutaranamenya neza. Waje nka manu umwitozo urangiye, mwese mwari muzi kuri buze se? Waje utunguranye, twabonye impano yaturutse ku muzungu, nkuko adahwema ari ubwa kabiri yatuzaniye impano yo kugura skate. Si ibintu byo kwishimira kuri uyu munsi byahuriye, bivuze ngo tuzajya mu marushanwa dufite amapine mashyashya, dufite inkweto nshyashya, tutangiye n'umwaka mushyashya. Ngeye navutse nabaye agahinja, ngiye kubarusha noneho bya bindi mwavugaga ngo The Bullet ushaje. Nkaba rero nishimye cyane, navuga bikagera ejo. Murakoze cyane n'abandi. Ensi ati kata keke yawe nuko ngira ngo murayibona. Umwana bite? Byiza. Ni byiza. Mwe umbwira witwa nde? Amazina yanjye yitwa Inezayimana Yesu. Ineza y'Imana Yesuwa. Umaze igihe kimwe kiri muri Rwanda Bullet Skaters Club? Maze amezi 9. Amezi 9. None se ni iki kintu watubwira kuri uyu munsi munsi ya MT The Bullet yagize anniversaire, ngira ngo murayibona bari gukata cake. Sinzi ni iki kintu wavuga kuri uyu munsi wa anniversaire ya MT The Bullet nka coach wawe? Ndamushimira, yaranyigishije ndamenya, kandi naraje ndabimusaba arabyemera, atangira kunyigisha. Nguko nkaba nanishimiye happy birthday yiwe. None yanjye yari yabye gatoya nyine, nuko umwana uragira uti nawe na MT The Bullet, ngira ngo murakomeza kubona MT The Bullet akatana keke n'abandi bana. Mwahuye muti, bwira abantu bakurikiye Rwanda Bullet Skaters Club cyangwa se n'abari kure impano zitandukanye muri rusange. Njyewe nari ndi kuza bisanzwe, mbona abandi bana bari kwiga, nanjye mbona ibi bintu ndabikunze. N'urwo kubikunda ndagiye ndabimusaba arabyemera, nanjye nangira kwiga uko nguko, kandi ndanishimiye akaba yagize happy birthday.
nziza nanamwishimira yuko ari umukoci mwiza murakoze. Okay, ati nanamushimira nuko ndaguma ndikatira mbura n'abandi bana atari ko burya natwe tumaranye igihe watubaza. Wowe witwa nde? Mugisha Manzi King Brian. Wowe umaze igihe kingana ukinira muri Rwanda Bullet Skaters Club? Imyaka 5. Niki kintu bava kuri MT The Bullet nk'isabukuru ye uyu munsi? Ndamushimira ku byangejejeho kandi nanjye nkabamushimira kuri anniversaire ye yagize anniversaire nziza yavutse n'abataje mu myitozo n'ikindi gihe bazaza kandi ashimira n'abaje uyu munsi. Uwo mujene ati nshimira n'abaje uyu munsi ate kandi abataje nuko batabivuze agira ati bahombye buriya si uguhomba ahubwo barahombana keke igiye kuribwa. Ariko nkizenguruka ndabona ko undi mwana mvugisha bitoroha amerwe yabamerwe kuri keke baragira bati katava mensi katava twirire keke. Okay, hano mwenda cyamamare bite mwana icyamamare yes noneho muye noneho ni cyamamare ati nanjye ku isabukuru ya metero naje bite ni byiza. Uyu munsi ni isabukuru ya metero wa MT The Bullet. Niki kintu wamubwira uyu munsi? Abantu ndamushimira ko yanoje nibyo ngibyo. Ubundi se mumaze igihe kingana iki mukorana imyitozo? Umwaka umwe n'amezi 9. Bivuze ngo mumaze umwaka umwe n'amezi 9 mukorana imyitozo hano. Biriya bintu byose ubizi mu mwaka umwe gusa? n'amezi 9. None rero mugiye kurya keke. Okay, abana mwiteguye kurya keke ni bande? Ati turahari. Ahangaha ndabona abandi bihugitse buretse gatoya nivugisha aho ngaho. Niko harimo Bob Marire wa Dread kiraho ngaho. Hari nundi. Okay, ubusa namwe muri burya keke ko muri bigabora. Mwakire buretse gato. Murarya keke namwe? Mwahinze kurya muri keke. Okay, tubwire umaze igihe kingana cyane MT The Bullet? N'imyaka 3. Ese ubundi MT The Bullet ni muntu ki? Nk'umuntu utamuzi wavuga ko MT The Bullet ari muntu ki? MT The Bullet adufata n'abavandimwe. Okay, ati MT The Bullet birenze kuba coach adufata nk'abavandimwe. Ndagira ngo umpera ko kamikoro uriya mujenda ndabona cyugumbwa ngo nanjye hari icyo nshaka kuvuga. Ubundi uyu munsi MT The Bullet wamusobanura gute nko kuri anniversaire ye? MT The Bullet ni muntu ki? The Bullet yo kuntu amuvuga ku bwanjye ni umuntu uri hejuru cyane bitewe n'ibyatugejejeho kuri twebwe abavandimwe be. Rero ntacyo twamushinja turamukunda kandi aradukunda twumva nta bindi n'ibyo ngibyo. Ati MT The Bullet ntacyo namushinja ndamukunda kandi aradukunda muye n'ikindi cyamare kiri kureba ariko mvuga doro numenyiriye n'icyogajuru. Ati noneho nanjye ntabwo najya ntacyo mvuze bite Messi Isa Patro. Witwa nde hari? Kanenzima Patrick. Uyu munsi MT The Bullet yagize anniversaire. Niki kintu wamubwira? Ubu turi inyuma ahantu bari gukatira agakeke yarangira ngo abantu ababasha kureba inyuma hari abari beza bari guteka ubugari ngo tuburye mu kanya. Wowe niki wamubwira ko uyu munsi nk'isabukuru ye? Isabukuru ye mwifisha amahirwe n'imigisha, respect kabisa, yamaye ubumenyi, yamaye nyirabwenge kabisa, yambere nka mukuru wanjye kabisa. Metre ndamushimira cyane. Ati yambereye dadi yambereye byose. Ariko mu gihe abajeni bagitegereje ngo keke ngo ugire amahirwe yabishe. Ariko ndababwiza ukuri kwikekera ry'umugabo sibundi. Uzi ko ntacyo yavuze nta keke ari bubone. We Nur bite Nur bite ese keke kuva wayibona wahise utubwenye banzo tubwire banzo ugire ikintu tubwira uzi ko wadukwebye bite Ni byiza. icyamamare Nur icyamamare bite Ni byiza. none se niki wabwira MT The Bullet kuri uyu munsi w'isabukuru ye? Ambwira agira isabukuru nziza. Yarakoze kunuza, yaranoje ndafata neza, nzagira icyo mwitura nimbona ubushobozi. Ati nzagira icyo mwitura nimbona ubushobozi. Ubundi reka turebe abantu bari gukata keke niba babonetse tuyirya n'ubundi ni ahandi. Nanjye nabona agakeke ariko amazi yatangiye kuzura akanwa. Ndavuga ati singewe ndota nanjye nyicakira ndumva nanakoraho. Ariko rero ndabona abajene ukuntu barandeba nabi. Dore ukuntu bandeba. Ubwo ati reka mbahereza agakeke n'ubundi. Ati reka mpere kwa metero nawe wavutse n'ubundi uyu mutsima banza umanje.
Metero nawe ati kubitanga n'ubundi yo ntavuka ntibari kwirya nabo. Ubwo ndakomeza ndazenguruka nkurikiye keke ngenda igendera kuri keke. Keke ati fata keke. Ati tega sha ntagushyiriraho ukayitwara yose dore yarayitwaye habuze gato. Ariko sha narababwiye muzumirwa. Narababwiye. The Bullet yaje bakoma cyane. Bakoma trap, bakoma skate G. The Bullet umusaza ku ma rollerblade ku ma skateboard. Imbere cyane mbikora cyane mensiye mwemeze wa mbariza mensiye wigeze ubona Bullet ku cyapa sonje mushaka ko napfa kwitara ryanjye ritaka gabanya hayi gabanya imyotsi utangira uhiga ubukanda niyo fi wirobeye amahame nze tugabane gukontorora umubumbe nabihawe na nyiribambe abahwere bambaza amahembe uwo mukorera azabahembe po 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 Ekire muri icyo gikarito. Papa ngezwe no kwana ku. Wewe cyusa. ndumva bari aya mashina yawe na nyuma yo kurya ubundi duhe n'abantu bavuga ati ariko twabonye ibintu mukora nawe ko nawe tuhagira ntacyo tubuze. Wa mugabo duhuye wigendera ahangaha ariko nabonye wari wanze kuhava. Watangira wibwirira abantu bari kure impano zitandukanye na Rwanda Bullet Skaters Club. Niki kintu wababwira uyu munsi tubonye uca hano kubera iki watinze hano? Ikintu cyatumye ninda hano nuko nabonye abantu bana bafite impano nziza bashimisha abantu neza bakora ibintu bifite akamaro bizagirira igihugu umumaro. Aragira ati cyatumye ninda nabonye abana bakora ibintu bizagirira igihugu umumaro ariko se noneho urahagera wanze kuhava turabona urasa naho wisha akazi kawe. Ni naho mpamvu tuvuga ngo utuvugishe wenda ubwiye n'abanyarwanda bari kukureba. Ubundi uretse ko wenda babonye bakora ibintu bifitiye igihugu umumaro sibyo? Ubundi ubusanzwe ibintu bakora ubundi uzi ibyo bakora ari biki? Mbibona gutyo ariko ni umukino ushimishije. Umukino ushimishije. Wabonye rero ko twari turi no gucelebrating anniversaire ya coach. Ese wowe wabibonye ute? Ni ibintu byiza cyane kandi abantu bose bagomba gukora ni ibintu bishimishije. Agakeke kakugezeho? Kangezeho cyane. Ntabwo bakwimye? Oya. Niba mwabaye ibisambo turabivuga nabyo. Okay, tubonye n'undi wazanye n'uyu muvandimwe. Ubundi bavuga ngo ladies first. Tubonye n'undi. Mama akira ihangare. Ubwira abantu byonyine. Iyegereza uvuge. Tubwire icyo ushaka. Tubwire icyo ushaka. Uratubwira uko wabonye imeze ya anniversaire y'uyu muvandimwe. Sibyo? Tubwire uko wabonye imeze. Icyatumye utinda hano ubwo n'ubundi wisanze ugiye kuvuga ya anniversaire. Cyase niba nicyo ushaka kumubwira ni coach MT The Bullet. Niba nicyo wumva mubwira ko anniversaire. Nk'umuntu wabonye uko byagenze. Nta kibazo. Ikintu namubwira nyine nakure ageze yaguke mu bitekerezo mu gutera imbere cyose kandi azagumize nyine atoza abana nta kibazo. Ati ntacyo navuga kirenze kumubwira ngo ku rugejuru ariko sha twavuze mu kisha Okay, uyu muvandimwe ntacyo ntabwo yagenda atakira tubwiye yabonye ibintu ari byiza nawe ati ndaguma ahangaha papa watangira wibwira abantu bari kurara Rwanda Bullet Skaters Club cyangwa impano zitandukanye ubundi nyirizi ni ibintu wabibonye ute? Urakoze. Akenshi na kenshi nkunda kunyura ahangaha abana bari gukina skate abo mbona n'uyu mugabo nkunda kumwita akazina niho tubiziranyeho kumwita metere kubera ko ukunda gutoza abana hano uyu munsi ko ntambutse nimunyuraho sitasiyo isabukuru nziza bishimiye cyane niyo mpamvu nanjye natinze ahangaha kugira ngo ndebe byo murimo mbonye keke itambutse nabo batahana hari ikibazo uyakugezeho nayiriye nyabonye rwose nanjye ndagira ni dore reka nyisubize mu biyari ubwo nta kundi nakagaruka
mu kanya